Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunze radiyo inkingi ndabasuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa gatandatu ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatatu muri 2026. Ndabasuje inkuru irimo ivuga ubu ngubu muri iki gitondo nuko ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije ku ijwi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bongeye gukaza ibihano, barabyongera ku Rwanda bavuga ko ubu ngubu bagiye gushyiraho liste ingwira hari nuko batayitangaje y'abantu bo mu Rwanda b'abategetsi badashobora kongera gukoza ikirenge muri Amerika. Icyo kintu bise ngo ni restriction de visa, ni ukuvuga mbese gukumira abantu ingendo. Ni igihano gikomeye cyane kubera ko Amerika mu bintu by'ingendo ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko kujya muri Amerika ugomba kunyura mu bihugu byinshi. Ni ukuvuga rero ko hari n'ibihugu bizajya bibima za visa kubera ko bavuga bati niba mugiye muri Amerika ntibishoboka, Amerika yabafatiye ibihano, kuko ibi ngibi bizafata n'ibihugu byose by'i Burayi. Ni ukuvuga rero ko bari abategetsi b'u Rwanda ndetse n'abanyabyashara wabo bagiye kugira ingorane zikomeye cyane, badashobora kugenda cyangwa se bakagenda bikandagira. Biriya bihano bihangakishije Perezida Kagame mu rwego rwo hejuru. Ejo rero yagize atya ahamagara abahagarara ibihugu byose mu Rwanda, yongera kubasobanurira ko ikibazo ari FDLR, ko ni ukuvuga rero ko bo ngo ibyo bakora byose ari bya bindi bita ngo ni ingamba zo kwirinda. Iyo disikuru irashaje, muzi ko yakomeje kuyivuga ariko ntacyo bifata, ndetse nababwiye ntibizanabakomerana. Urabona ko na Kongo yakajije ibihano, yakajije umurego kugira ngo ibwire ibindi bihugu byose nabyo bifatire ibihano u Rwanda. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda uko bigaragara rurimo ruratarataza ngo rurebe ko rwabyikuramo, ariko umuti nta wundi ni ukugira ngo bave muri Kongo hariya, kuko indirimbo ya FDLR bakomeza kuvuga irashaje kandi n'abanyamerika barabibona. Niyo mpamvu mubona nyine bafata ibihano umusubizo. Ibyo bya FDLR ntabwo bavuga ngo baravamo cyangwa ntibavamo, baravuga bati u Rwanda niruve muri Kongo. Nubwo bavuga FDLR ariko urabona ko ibihano birimo bikazwa, cyane cyane bikazwa ku Rwanda kubera ko babona ko rubeshya rudafite umutima wo kuva hariya muri Kongo. Kandi birumvikana kuva muri Kongo bivuga ko bariya bategetsi ba nyamunsi bose bafite amafaranga, bafite ikindi bya bindi ngo akaboko kagize gate ntabwo kajya kihina, intoki zakombye ariko bavuga ntabwo zijya zihina, zihora zirekereje. Ubwo rero ko baravuga bataye amafaranga tugiye guta, tuzabigira dute? Ibintu nk'ibyo byose nibyo bituma usanga bakomeje kwinangira. Hagati aho kandi abana b'u Rwanda barakomeza gupfa, bicwa na za drone. Kongo ikomeza kubamishaho, ni benshi cyane bamaze gupfa. Ngira ngo Kagame yarakeneye umuntu umuhitura kugira ngo iriya ntambara ihagarare, itume n'abanyarwanda biyumva. Reka ibyo bintu ari byo mbereka uko bikurikiranye, ngire nicyo nkomeza kubasesenguriraho. Nimukurikire mwumve uko ibintu bimeze muri iki gihe. Inkuru y'incamugongo rero yaguye ejo ku itariki ya 6, aho Secrétaire d'État Marco Rubio, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yatangaje ko hagiye gufatwa ingamba zo kugira ngo abategetsi bo mu Rwanda batajya binyagambura, batazahabwa impusa zo kugira ngo bajye bakora ingendo cyane cyane zijya muri Afurika. Urabona ni itangazo ry'ejo ku itariki ya 6. Iyi nkuru rero yaje ari inkuru y'incamugongo, yongeye ku bihano bindi Amerika n'ubundi yari yafashe ku itariki 2. Nahangaha aho ku itariki 2 bavuze ko Amerika yafashe ibihano ibifatira abasirikare b'u Rwanda, abategetsi b'u Rwanda, ndetse ikavuga ko abantu bica amasezerano ya Washington bagomba guhanwa. Ahangaha murabyibuka ko bari bashyizemo ingabo z'u Rwanda ko ubu ngubu bazifatiye ibihano. Ni ukuvuga ko nabira byo kugura intwaro no gukomeza gucuruza, ko bafite amasosiyete menshi yo gucuruza, bizabera ingorane zikomeye cyane. Hanyuma noneho rero umuzi ko bari babifatiye Mubarak Muganga, ni utegeka, ni chef d'état major arakomeye, bari babifatiye Rukika Rusisi uri mu Rwanda hariya muri Kongo, bari babifatiye Nyakarundi akaba ari we utegeka ingabo zo ku butaka. Ariko kuvuga no gutaruka, ejo umuntu yarambwiye ati buriya Nyakarundi uko umubona ni ati Nyakarundi ati buriya se yari umugaragu w'umututsi wari chef. Ariko burya hari abahutu benshi bari abagaragu, ntibatatire ba shebuja barahungana. Nyakarundi rero niko byagenze, buriya yahunganye na shebuja, isi yahunganye na shebuja ngo w'umututsi, Nyakarundi ngo ni umuhutu.
noneho ariko urumva yarezwe muri iyo mico ya gitutsi y'abatware nawe rero umuntu yarambwiye ati nawe afite imico ya gihake na gikolonize ya gihake ariko niwe utegeka rero ziriya ngabo zirwanira ku butaka abo bose bumva ko Amerika yabafatiye ibihano none yongeyeho ibindi byo kugira ngo n'abategetsi bandi batazajya binyangambura murumva rero ko u Rwanda bararuhagurukiye Amerika iraruhagurukiye by'intangarugero ibi bihano ibinyamakuru byose by'isi byabivuzeho ariko ndagira ngo mbabwire icyo bihatse cyane cyane iyi nkuru ya Radio France Internationale niyo bivuga neza iravuga iki iravuga ko la pression américaine nuko ko Amerika yakomeje gushyiraho igitutu kuri biri ku Rwanda iravuga iti nyuma yuko bafashe ibihano bimwe mbabwiye bafashe yari ku itariki ebyiri iyi nkuru iravuga iti noneho bashyizeho ibindi bihano byo kuvuga ko abategetsi b'u Rwanda batagomba kwinyagambura yashyizemo ngo plusieurs hauts responsables nukuvuga ko liste ni ndende cyane irimo abantu benshi cyane barahora iki barahora ku Rwanda rukomeje kudurumbanya urasirazuba bwa Kongo ibi ngibi baravuga ko ari Marco Rubio wabifashe wabitangaje nako akavuga ko abantu bose des individus considérés comme responsables avuga ati abantu bose dukeka ko bijanditse muri biriya bintu byo gukomeza kudurumbanya Kongo abantu responsable cyangwa se complice ni ukuvuga abantu babifitemo uruhare cyangwa se bafatanyije nabo le complice babakingira ikibaba abo bose nyine nibo Marco Rubio avuga ko babafatiye ibihano avuga ati abo bantu ari ababijyamo directement we indirectement ukuvuga ababijyamo bari abajyayo bakarasa bakagira bate cyangwa se abandi nyine banyura impande nabo bagakomeza kugenda benyegeza atabo bose twabafatiye murumva rero list igomba kuba ari ndende ibi ngibi rero byateye mutingito hariya nanone muziko kabiri ku mugabo ntabwo ari ibintu bisanzwe nkuko nababwiye Perezida Kagame ejo yagerageje guhamagaza abahagarara ibihugu byabo mu Rwanda ngo basobanurire ariko byabaye by'ubusa reka nze mbereke I'm not asking you to agree with every decision that Rwanda has made, but we do ask that you hold all parties to the same standard. As things stand, Rwanda faces an avuga ati ntabwo mbabwiye ngo mwemere ibyo mvuga atari ko turagira ngo ibintu bifate kuri double standard mutabifata kuri double standard no kuri bya bindi bashikomeza guhitamo kuvuga ngo kubera cy'u Rwanda ari rwafata ibihano ntibafatire Kongo ariko ntabwo ari byo ubwo bavuga bati wagiye gutera igihugu cy'abandi ntabwo rero Kongo iyo nta kibazo ifite na biriya bakomeje kuvuga bya FDLR mu kanya na rero byerekana ko batabyemeye kubera ko kandi koko birumvikana ibyo bintu bya FDLR bavuga FDLR imaze imyaka 30 ningahe irenga hari na hamwe u Rwanda rwigeze ruvuga ngo turwana na FDLR yateye ku mipaka yacu ariko iyo bakomeza kuvuga bati turi muri Kongo kubera remezile defensive kubera ubwirinzi bwacu ntabwo ari byo kuko Kagame nibyo akomeza kuvuga hangaha kuko yasubiyemo ngo dufite le choix dufite ngo guhitamo kugoye and any condemnation. The choice is therefore very clear. In our position, would any other country make a different choice? And any condemnation that comes, by the way, avuga ati ibyo tuzahitamo biragoye ati n'ikindi gihugu cyose niko cyabigenza ati twahitamo kugira ngo tureke FDLR dutere cyangwa se tukemera tugashyiraho ziriya ngamba zo kwirinda ati murumva ko amahitamo yacu niko ameze ati nta kundamiza ariko urumva ni ibintu nyine bi abantu arabivuga ariko ntabwo bishobora gufata and any condemnation that comes, by the way, is a badge of honor for our security forces. urabona abadiplomate bose bari barimo bumva ariko ntabwo babyemeye iyo babyemera ntabwo abanyamerika babongeye gukaza biriya bihano ni ukuvuga rero ko disikuru ye uko yayivuga kose ntabwo igifata no gushaka ikindi ariko ikindi bashaka nta kindi no kuva muri Kongo Amerika kandi uko bigaragara muri iyi minsi yashyizeho umwete kubera ko murabona Radio France Internationale iravuga ko
ejo ku itariki ya gatandatu Loni yavuze ko yashyizeho undi muntu wo gutegeka ziriya ngabo za Loni ziri muri Congo. Izo ngabo za Loni rero ziri muri Congo zashyizweho nako zahawe umugaba w'ingabo mushya n'umunyamerika yitwa James Swan. James Swan ni n'umunyamerika ukaze cyane, murabona ko no mu gahanga ke ntabwo ari umuntu woroshye. Baravuze bati genda uhangane na Kagame hariya, uriya mudamu wari witwa Bintu, baravuze bati genda ukaze ntuza. Murumva rero ko barashyize mu Amerika, nabyo ni ikindi kintu kije kwerekana ko Amerika yajije ishaka kumvikana na Kagame hariya, bakareba umugabo n'utari umugabo, nibyo biragaragara. Ibi kandi bikubitiho nuko narabiberetse hariya muri Uvira za ngabo za kabuhariwe z'umutwe wigenga w'abanyamerika witwa Blackwater nizo zirimo zagiye guhagarikira amahoro. Murabyibuka uyu mugabo witwa Eric Prince Nyankunda kumubabwira, ikinyamakuru TV5 kigeze kubyandikaho kivuga ngo RDC Congo, pas de paramilitaires d'une société privée américaine d'Eric Prince à Uvira pour sécuriser la ville avec l'armée. Kuvuga ko abanyamerika bagiye gushyigikira ingabo za Congo muri Uvira. Kandi noneho muzi ko mu nshingano za Loni ziherutse mu cyemezo bafashe 28,808 bavuze ko MONUSCO bagiye kuyiha ububasha bwo kugenda ikagenzura uko cessez-le-feu, uko mbese bazagenda bareba niba intambara wica amasezerano y'intambara akakubura imirwano. Icyo gihe rero bari bavuze ko ubundi MONUSCO yari iri mu majyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru, ubu rero bavuze ko izajya no mu majyaruguru mu majyepfo ya Kivu. Ni ukuvuga rero ko izasangayo bariya bagabo b'abanyamerika ba Blackwater, bizakwitiraho nyine ko uyu munyamerika James Swan nawe ari uzaba uyoboye ziriya ngabo za Loni. Murabona ahangaha ikinyamakuru de Chevere kirimo kiribaza kiti uwo James Swan ninde? Uwo James Swan wohereje gutegeka MONUSCO ni muntu ki? Baravuga ngo l'Américain James Swan prend la tête de la MONUSCO en remplacement de la Guinéenne Bintou Keïta. Il est un grand connaisseur de la RDC où il a été déjà ambassadeur. Baravuga ko yabaye ambassadeur hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bari baza batuye umugabo ninde kiye James Swan, katurebe ibyo bavuga. Baravuga ko uyu mugabo James Swan kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 yari ahagarariye Loni muri Somalia. Hanyuma akavuga ko yabaye ambassadeur i Kinshasa hariya, ni igihugu rero azi cyane, yabayeyo hagati y'2013 n'2016. Hanyuma n'ubundi kandi mbere yari muri ambassade Kinshasa nubwo atari ambassadeur, aba chef de la mission adjoint de 2001 à 2004, hanyuma responsable du bureau kuva muri 96 kugeza muri 98. No kuvuga rero murumva uyu mugabo azi Kongo kuva muri 1996 kugeza ubu, 1996 kugeza 1998, kuva 2001 kugeza 2004, hanyuma kuva mu 2003 kugera mu 2006. Murumva Kongo arayizi, Kinshasa arayizi, Kongo arayizi, iriya myaka yose abanyekongo rero bose bamuzi baravuga bati Kongo arayizi, ubundi yagombye kudufasha kugarura amahoro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero Loni kuko Loni burya Amerika ifite mu ijambo rikomeye, kuba barakoze ku buryo hazaho uyu mugabo bashaka w'umunyamerika kandi umugabo uzi Kongo, ntabwo ari ibintu byapfuye byahutiweho, ni ibintu bize neza. Baravuga bati niwe wenyine uzabishobora ijya hariya. Amerika ijya gufata biriya bihano, ivuga iti ingabo z'u Rwanda tuzifata ibihano n'abategetsi bazo bose, yabikoze cyane cyane ko Amerika yavuze iti Kagame akomeje kudusuzugura. Muzi ko bari bamaze gusinya amasezerano, bayasinye ku itariki y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, ariko bamaze kuyasinya Kagame niwe yateye Uvira arayifata. Abanyamerika niho batangiye kuvuga bati uriya muntu ni igitangaza, turasinya aramara gusinya amasezerano agahita ajya gutera. None bakavuga bati ibyo kandi baranabivuze, yaravuze ati President Trump ibintu yavuze ntabwo akina, niba basinyije amasezerano ntabwo ari kugira ngo ujye kugenda ngo uvuge ngo ngewe ndi gayi ngo ndi gabo ngo reka ngende nongere ntere umujyi, ngo ibyo Trump yavuze ngo turasinya ngo ntacyo bivuze. Aha rero barimo baramwereka ko President wa Amerika ibyo yavuze ntabwo ari ibintu byo gukinisha, cyane cyane ku gihugu cya Afurika. Ariko burya nubwo wavuga ukagira ute, baravuga bati uriya mwirabura w'umunyafurika murabona ibintu ari kwigira, n'ibyo ngibyo ntimugire ngo ni ibindi. Na biriya Kagame ubona aba yatumije bariya bahagarara ibihugu byabo, ni nko kwikura mu isoni kugira ngo avuga ati reka mbwire
abahagarara ibihugu byabo uko u Rwanda ruhagaze, nongere mbibutse ko ari FDR, haguze FDR azayivuga kugeza igihe buriya niyo nibyo navuze ntumanza byamuyobeye, kuko FDR barayivuze barayivuga ariko ntacyo byafashe kubera ko barabivuga bikaba ubusa. Na Nduhungira Hengwe ejo bundi yari mu nama mu Buhinde, nahoze mbisoma, naho ngo yaragiye arongera gusubiramo ya discours ngo FDR ngo nitumereye nabi ngo naho ubundi ariko ntabwo ari byo. Nabibonye kuri za tweet ariho asobanura ngo buriya ngo biriya Rubio yavuze ngo aradufatira ibihano ngo ntabwo mwabyumvise, ngo yavuze ko FDR igomba kuvayo, ngo natwe we yavuze ko bafatira ibihano abantu bose bategeka u Rwanda bakomeje kwica amasezerano, kandi nuriya mwanzuro nanone w'ibihano wo ku itariki 2 nawe uragaragara kuko bafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abazitegeka bose. Nta muntu wa FDR bigeze bashyiramo. Ni ukuvuga ko baravuga bati ibyo muravuga ntabwo ari byo, murimo murarimanganya kandi koko nibyo. Igihe bavugiye FDR n'urwitwazo bamanje kwitwaza, murabyibuka, bavuga ngo batutsi b'abanyamurenge baramaze, bagezeho bati n'abantu bavuga ikinyarwanda badafite uburenganzira, bagezeho barabihindura. Muribuka bakabare bavuga ngo buriya ngo ni nkuko ngo kisangane hariya mu Bugande ku Kisaro ikuririya mipaka yo hakurya, bavuga bati hari abanyarwanda urumva batabonye uburenganzira bwabo. Mbese ni nko kuvuga batanu hose hari umuntu uvuga ururimi rwengereye ikinyarwanda tuzajya dutera, ariko ntabwo ari byo. None se ubu ngubu ko hariya mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ururimi rwengereye ikinyarwanda, ariko ntabwo ari ikinyarwanda. Hariya bavuga igihutu, bamaze iminsi banabisobanura. Mu Burundi bavuga ururimi rwengereye ikinyarwanda, ariko ntabwo ari ikinyarwanda, ni Ikirundi. Hariya za Kisoro niho nashaka kuvuga, Kisoro bavuga ikinyarwanda ariko ni ikirimi cyabo cy'ikinyagisoro. Nakuvuga rero ko u Rwanda ibyo ruvuga niyo mpamvu amahanga atangiye kurutahura, ntabwo ari byo. Nababwiye ni Amerika yafashe biriya bihano kubera ko Kagame yagiye agatera Uvira bamaze gusinya ariya masezerano. Usanga ko ibi bihano babikajije kubera iki? Kubera ko bamaze gufata n'ibi bihano ejo bundi ku itariki 2 Kagame niho yongeye gutera umujyi wa Kisangani. Murabona ARDC nouvelle attaque de drone du mouvement M23 visant l'aéroport de Kisangani. Ahangaha ni ku itariki 3 bijya bihano babifashe ku itariki 2 ku itariki 3 bukeye Kagame arongera ajyana za drone kamikaze atera ikibuga cya Kisangani. Nubwa kabiri kitera. Ni ukuvuga rero ko abajyamerika ejo n'ubundi bavuga biriya bihano baravuze ati Kagame yasubiriye. Nibiho rero Marco Rubio yavuze ati turongeye dufashe ibindi bihano bivuga ko nta muntu uzongera kwinyagambura mu bategetsi bo mu Rwanda. Ni ukubera ko Kagame agenda basomborotsa. Urumva yari arimo harira amarira y'ingona hariya imbere ya bariya ba ambasaderi bahagarara ibihugu byabo, avuga ngo murabizi ko ari FDR n'ibiki, avuga ngo nta yindi shwa nta mahitamo yandi dufite uretse yo gukomeza kwirinda. Ariko kwirinda ntabwo ari nese nko buriya atera ikibuga cya Kisangani kugira ngo ujye. Ahangaha barabisobanura bakavuga ku kibuga cya Kisangani indege zirasa hariya muri Kongo, zirasa ziranyeshyamba nibyo zihagurukira ngubu ku kibuga cya Kisangani, ndetse na za drone nabo bakoresha zihagurukira ku kibuga cya Kisangani. No kuvuga rero ko barimo bavuga bati nitugisenya biriya byose badutera ntabwo bazaba bakiduteye, tuzakomeza tugume hariya muri Kongo. Ariko abanyamerika barimo baramureba n'ijisho rikomeye cyane. Niyo mpamvu noneho nuriya mugabo waje James Swan agiye kongera kubareba akavuga ati ibyo murakora ndabibona, ntabwo u Rwanda barutangatanze ntaho rushobora gukora. Igisigaye cyonyine nuko Kagame bamupfa gasoni akava hariya muri Kongo. Byawe ni naho zivuga nti Sovera face ni ukumupfa gasoni, bakavuga bati tutazagutesha ibaba ahangaha muri Kongo, genda uve hano mu maguru mashya. Ubundi bavuze ko kugeza mu kwezi kwa 6. Ni ukuvuga rero ko urumva bamuhaye rugari, baravuga ati buhoro rwose genda unyerera ntihagire n'uzakubona ngo ingabo zawe tuzishorere tuzizane, uzagenda uzijyana buhoro ku buryo zizaba zavuyemo. Ubu rero nibyo arimo ngira ngo nta yandi mahitamo afite nk'uko bivuga. Amahitamo afite no kuva muri Kongo, nta kindi gishoboka. Hagati ariko na Kongo ntiyicaye. Murabona uyu Patrick Muyaya, ministre ushinzwe itumanaho, iyi nkuru iravuga ko nyuma ya biriya bihano by'abanyamerika, Kinshasa irimo irabwira ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi ko nabyo bigomba gufatira ibindi bihano Kigali. Muzi ko bari barabifasha ariko ukabona basa naho bari barabijenjetse. Ariko ubu ngubu urabona Kongo ko yongeye kukameza nayo ikavuga iti mwongere mukaze namwe ibihano u Rwanda murubwire ruve hariya muri Kongo.
ntabwo ari bo bonyine. Urabona uyu muryango 11 ni umuryango mpuzamahanga w'Ababiligi ushinzwe imfashanyo mu bihugu bikennye cyangwa se biteza imbere mu majyambere, nabo baravuga ngo Ububiligi bugomba kongera gukangura Uburayi bagafatira ibihano u Rwanda. Nibyo rero barimo, urabona n'Ababiligi nyine bagiye kongera kubwira ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi bati u Rwanda mwongere mu gufatira ibihano nk'uko Abanyamerika babigenje. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda barutangatanze. Niyo mpamvu na iki kiganiro navuze nti ibihano bya Amerika Kongo bambe u Rwanda Kagame byamuyobeye kuko urumva bamutangatanze, nubwo arimo akomeza gutarataza ariko ntabwo azabivamo. Umva uko bigaragara u Rwanda amagambo yarushiranye kubera ko birabakomeje kuba bya FDL ntibirimo, ntabwo bigifata. Babwiye ko ngubu niyo discours arasubiramo, ariko urabona iya discours iba yarafashe, ntabwo ubu ngubu Amerika iba irafata ibihano umusubizo. Abanyaburayi nabo ngo bavuga bati ibihano natwe tongera tubifata umusubizo. Biragaragara nyine ko iriya discours ishaje, bagombye gushaka indi, ariko nta yindi bashaka. Discours bashaka niyo kuvuga bati tuvuye muri Kongo nta mananiza, kandi niko bizagomba kugenda kuko ndababwiye ingamba zarafashwe. Ari zira z'uyu mugabo Swan waje hariya, hakaba hari n'abareba Blackwater, wenda hari n'izindi ngamba bafashe. Abanyamerika urumva ko baje kurindira hafi. Kagame rero ashatse yazinga akarango nk'uko bajya babivuga. Ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.